mu isura y'ikote rishaje kandi cikaguritse inyuma, inkono y'itabi mu kanwa, ingofero y'abasaza bigaragara ko yari ingoma ikiyongeza izindi. Inkweto ziri mu bwoko bw'ingozi zataye ibara bigoye kumenya ubwoko bwazo bitewe n'ukuntu zashaje pe. Ni nyinshi kandi yagiye akina ku buryo benshi banagumye kwibaza ku myaka ye, ariko none no kuba yero babivuga ko amazina twa muri film atari yitwa kuza busanzwe, dore ko muri comedy agaragara nk'umuntu ushaje, ndetse kandi ku mazina twa muri comedy akaba atari yitwa kuza busanzwe urusho ku myaka n'ibindi byinshi cyane. Yavuga ari ku buzima bwa cinema, bundi muri cinema avuga ko afite imyaka 90 y'ubukuru, kandi ngo yarwanye mu ntambara zabaye muri Congo yitwa Shikalam ahagana 1960. Ibintu kandi bitari kumvikanisha ndetse bikanumva neza ko ashaje pe, kandi yarwanye kera cyane dore ko intambara yabaye kera, bivuze ko ashaje. Ariko se ubundi ndetse kujya muri byinshi, uyu musaza ndi kukubwira muri iki kiganiro ninde, ni muntu ki, ese afite imyaka ingahe koko? Akunze kuvuga ko rero ubundi ashaje rwose kandi cyane, ariko nanone n'uburyo avuga yuko isura yigaragara muri sinema atari ko yabigaragara mu buzima busanzwe. Ubundi byo urabizi, ubundi se yabaye yubatse afite umugore n'abana cyangwa aracyari ingaragu? None usibye kuba umuzi neza akaruko akina ndetse n'uburyo asitsa abantu benshi cyane, hari ikindi kintu umuziho? Ngo ikaze, reka ubundi byose mihubwire ibyari kuri uyu mugabo cyangwa kuri uyu musore ukunzwe cyane na benshi bitewe n'uburyo akinamo. Amazina yitwa Manizabayo Prosper, ariko hamamaye cyane nka Bijiyobija Girigwari, izina akoresha cyane mu mwuga w'ukina komedi. Bijiyobija nka Prosper yavukiye mu karere ka Musanze, avuka mu 1995. Yumvikanye neza ko kuri ubu ngubu afite imyaka isaga 29 kuzamura. Amashuri ye rero yayigiye i Musanze kuri JS Muhoza ya mbere, yiga mate chimie na biologie. Ahangaha kuri JS Muhoza kandi ni naho kandi yasoreje amashuri ye yisumbuye, gusa ngo ntiyagira amahirwe yo gukomeza kaminuza. Nyuma rero yaje kurangiza amashuri ye yisumbuye, Bijiyobija yatangiye guhiga ubuzima kimwe nk'abandi basore bose b'abajene. Abo kandi yagiye gutangira guhiga ubuzima ntacyo atakoze, yakoze byinshi bitandukanye ashakira amafaranga atandukanye nashoboka hose, kugeza ubwo yinjiye muri sinema nyarwanda maze abikimenya bose koko. Urugendo rwe rwa sinema rero ntirwamugoye cyane dore ko yamenyekanye cyane agendeye ku izina rya mugenzi we waramaze kuba ikimenye bose mu Rwanda, Dr. Nsabi. Uyu Nsabi mwese muramuzi muri sinema nyarwanda ndetse n'urwenya, ku buryo hano mu Rwanda no hanze yarwo bawumenye, ariko nawe ushatse kuvuga ko utamuzi waba wirengagiza cyane rwose, wo guhera ku mwana mutoya kugeza ku musaza yewe ushesha kanguhe bose baramuzi. Bijiyobija rero ngo yabyirukanye kandi anigana no Dr. Nsabi, aho rero biganye amashuri yisumbuye kuri JS Muhoza. Atangira bwa mbere Bijiyobija yatangiye kuri channel yitwa Irebero Comedy, akomereza no ku zindi zitandukanye zirimo iye yitwa Bijiyobija Live. Akomereza kandi kuzamuka gake gake ku buryo byatangiye kujya muri filime zikomeye nka Big Mind Comedy, bikomereza kuri Clearman kugeza kuri ubu ngubu aho twese tumuzi nk'umusaza umunyarwenya kandi uceze cyane. Gusa kugeza ubu ngubu buri wese ubonye Bijiyobija hari ikibazo kimwe yibaza ndetse mu mutwe we, ese no ku buzima bwe busanzwe yaba ari umusaza koko, cyangwa nibyo yigira muri filime hanze ya sinema akongera gahinduka umusore? Amashira kinyoma rero kuri ubu ngibi byose bibaza nuko Bijiyobija ni umusore imyaka 29 muri iyi myaka turimo, akaba kandi akina filime yigize umusaza nk'umwihariko we. Ibintu byatumye rero kuri ubu ngo amaze kwigara imitima ya benshi bitari bakiya, dore ko n'abasaza, abakecuru, abana bose bamukunda muri video za comedy. Mu buzima bisanze bijyanye n'urukundo ngo Bijiyobija kugeza ubu ngubu nta mukunzi uhari, nta makuru ahari avuga ko afite umukunzi, ndetse kandi umusore kandi w'umusaza yaba afite umukunzi. None icyo kibazo benshi bakunda kwibaza, ariko none we rwose icyakora hari bamwe bavuga ko yaba mufite ariko akaba abigira ubwiru kubera ko we adashaka ubuzima bwe bujya hanze ukarubanda nyuma ya filime. Mu bindi kandi wamenya nuko harya ngo Bijiyobija akunda cyane ndetse kandi yihebeye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame cy'u Rwanda. Yavuga yuko Bijiyobija yamwihebeye cyane, intore zirusha namwe rwose kuri we byarenze kumwita umukuru w'igihugu, ahubwo amwita murumuna wa Kristo. Ibi kandi byatangaje mu kiganiro yajyanye na kuri BNB umwezi, abajijwe impamvu amwita murumuna wa Kristo. Yaragize ati, ndamukunda rwose kwera ibintu yatugejejeho. Avuga byinshi kuri aramutaka cyane, avuga yuko ari murumuna wa Kristo kandi u Rwanda rumukeneye. Bijiyobija kandi ngo afite icyifuzo gikomeye, ashaka gusaba Imana
ko numva Imana yambukije Abisiraheli inyanja ndetse kandi akamya inyanja none za divayi ikazihindura abantu bakabona ibyo kunywa n'ibyo kurya imigati nakubwira mbese wenda iyo ngo Perezida Kagame wacu Imana izamugabanyiriza imyaka ibe nk'imyaka 20 yongere atangire bundi bushya numva yasubira mutoya ubundi tugakomeza wenda njyewe nimba numva ari cyize nifitiye ko yasubira inyuma Imana ikamusubiza mu butoya bwe ubundi tugakomeza tukamuza kutuyobora. Abandi bantu rero bijiyobija ngo yifuza guhura nabo harimo Mbabazi Shadia mwese muzi nka Shadibu, uyu uzwi cyane kuba nkoranyambaga rero nk'umuntu cyane w'umunyamideli wigaruriye imitima ya benshi kubera uburyo budasanzwe acungamo ndetse kandi ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane kuba anga imyambarire n'ubwiza bwe bikurura abagabo benshi n'ibindi byinshi cyane bituma ahora ku mitwe y'abantu benshi. Ngo bijiyobija rero yifuza guhura n'uyu mubyeyi w'abana 2 yabyaranye n'uwitwa Medisari. Kubijyanye n'ibyo kandi kunywa rero ngo burya yikundira urubetezi rumaze iminsi nk'umuntu w'umusanzi cyane nyine uzamubona kenshi agendera ku kabando ndetse kandi atumura agatabi ibintu benshi bafata nk'ikimenyetso gihamya ko ari umusaza no muza busanzwe. Ngaye nkuko bijiyobija avuga yuko rero ngo ntago ari umusaza ariko nanone benshi muramukunda mumukundira uburyo yitwara muri filime dore ko uyu nguyu akina filime nawe ukabona rwose yakuryoheye ku buryo nanjye ubwaye ku giti cyanjye iyo mbonye filime arimo ndetse kandi niyo yaba akiri gukina gusa nanjye ubwanjye ndasiga nkatembagara filime itaranatangira bitewe n'uburyo akina mu filime. Uyu bijiyobija rero yamaze gutuma benshi bamukunda ndetse kandi bamugirira icyizere gikomeye harimo kuba bamufata nk'umukinnyi uhambaye dore ko amaze kujya mu bakinnyi bahenze ku buryo kwemera gukina filime nawe mu munsi umwe gusa byaguhenda rwose. Burya ngo Imana itinza izagutegera kandi ikagutegera yihuse. Uyu ngo yabanje gushaka zibyaranze ariko nyamara ngo mushuti we Dr Nsabi yaje kugira gutya ahindura byinshi kuri we, ahindura byinshi bituma ubuzima bwe buhinduka. Ariko noneho nagira nkubwire yuko kugeza uyu munsi Dr Nsabi amaze kwikimanya bose rero bijiyobija nawe zamukiye ku izina ry'umugabo Dr Nsabi. Ndakwitsa ko Nsabi nawe ujyaje muri sinema nzabikubwiraho ubutaha gusa bijiyobija nagira nkubwire yuko mwamenye neza ko atari umusaza mu buzima busanzwe. Anavuga yuko yigezutse abantu avuga yuko burya ngo ibyo wize sibyo ukora akenshi yize MCB Master Shimina Biology kugeza uyu munsi no mukinnyi wa filime kandi abikina neza cyane. Agakote ke n'ingofero rwose n'inkono y'itabi n'inkoni nubibona nawe ndabizi kuzaseka gusa afite icyizere ko umunsi umwe azahora Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda kubera yuko ni umuntu wenyine mu buzima bwe yifuza kuzahura nawe kandi kugeza igihe cyose azapfira bayumva afite icyizere ko azamubona. Nagira nkubwire yuko rero uyu mugabo numva wamenye byinshi kuri we ndetse wanasobanukiwe ko atari umusaza ariko nanone afite ababyeyi bose papa na mama afite n'abarumuna be Yewe ariko nanone avuga yuko kugeza uyu munsi nabo bishimiye intambwe amaze gutera muri sinema nyarwanda kuva Musanze kugera i Kigali ubundi ukaba icyamamare isi yose ikakumenya. Nawe yabyumvise biramutangaza cyane ndetse kandi akenshi muri sinema uzamubona ari kuri ameze ariko no mu buzima busanzwe mu biganiro akora byose uzamubona ari kameze ariko nanone burya ngo uko burya ikizaba cyo kigukuriramo no kuva na kera niko ngo yari ameze yari afite impano idasanzwe yo gukina filime kuko no mu mashuri yize bari bamuzi nk'umukinnyi wa filime yandika udufilime dutoya twikinamico akanazikina. Ibi rero byatumye n'ubundi n'abamumenya ariko bamumenya kuri izo filime ndetse yakoze akiri umunyeshuri ku buryo amuzi neza ko n'ubundi babona akazavamo ikidasanzwe umukinnyi udasanzwe wa filime z'uruhererekane. Kugeza uyu munsi amaze kuba ikimenya bose mu Rwanda. Ngaye nguko rero kuri subscribe mutarekora tugorohe ku byamare bitandukanye ubuzima bwabyo busanzwe nawe ubundi ukurikiranire ibigenda bivugwa dore yuko ari byinshi. Komeza byiza rero Imana ikurinde.